Muraho neza, ni wa mukunzi wanyu rero, hano dukomeje kwigira ibimera, nshimiye abantu bakomeje kugenda bakanda subscribe bagakora share ku bandi, kandi buriya kwiga ni ingenzi, kwiga ntabwo ari kwa kundi ngo kwiga mu ishuri, iyo wize mu ishuri no hanze aha aba ari ubundi buzima, ugomba kwiga ukamenya, kumenya ubumenyi buriya ni ingirakamaro, aho bwagukura kandi aho bwakugeza, hari icyo bwagukiza cyangwa ugafasha mugenzi wawe. Ndabashuje rero, nshuje abantu benye wiko Tanzania, Kongo, wa Rwanda, benye wanasikiliza lugha ya Kinyarwanda, na mimi mina wasalimu. Rero aho muhore mwese, Imana ibarinde ibagure muri byose, ufite ikibazo ajya anyandikira inbox tuganire, ambwira ati iki kintu ngiye ko nyibona murakimbangamiye, tukiganireho kugira ngo dukomeze twubake ejo hacu heza hazaza. Rero hano hari igiti bita umucyuro, hari icyo uwuziho ariko nanjye hari icyo nkuziho, ni uburyo mbese iwanyu ho bikora bite, iwacu natwe bikora bite. Uyu mucyuro umunyarwanda yarakirebye cyangwa avuga ngo uyu ni umucyuro. Umucyuro ukora iki? Uyu mucyuro hari ibindi bintu ngiye kubabwira, ushobora kuwukoresheje neza bitewe n'ubwoko bw'umuntu wawe wagiye ushobora kumugarura ukoresheje iyi miti ngiye kukubwira, ariko manze wumve ubwo bwoko bw'umuntu wawe wagiye mbese ni iki. Hari ukuntu uba ufite nk'umuntu mu rugo ukabona arahagurutse aragiye, mutatonganye nta n'icyo mwapfuye, ukumva yagiye byonyine. Hari ubundi bwoko bwo gutongana n'umuntu akagenda mwatonganye, hari ubundi bwo kubona umuntu wawe wenda wagiye ahantu agaherayo, ubwo ngubwo bwo kugenda agaherayo nabyo bifite ubundi busobanuro, ariko duhereye kuri aho ngo ugenda agaherayo, hari ukuntu uba uri umugabo ukagenda ugashurashura nko ku wundi mugore, wamara gushurashura ugasanga bagufatiyeyo, icyo bita gufatira umugabo, nawe bikabaho bigatuma atagaruka mu rugo rwe, cyangwa ukajya ugenda ukagaruka, n'abagore bajya babikora buriya ntabwo ari abagabo gusa, akagenda akagaruka ku mugabo, akagenda akagaruka ku mugabo, cyangwa umugabo akagenda akagaruka ku mugore, bose bibabaho. Ariko hari ubundi bwoko bwo kugenda ukajya nko gusengera ahantu nko mu butayu, cyangwa n'ahandi basengera nko mu byumba by'amasengesho. Hariho abantu bagira ibintu bijyanye n'imyuka mibi, yagukora nko mu mutwe ugahita uta nk'ubwenge, umuntu akagenda agiye nko gusenga nta n'ikibazo yari afite, ariko kuko bagukoze nko mu mutwe cyangwa akagukoraho n'ibitewe n'ibyo agutongereye, ukayoba bigatuma utagira gute, utibuka n'inzira igusubiza iwanyu, bitewe n'ibitambo baba bashaka kugira gute, kugutangaho. Rero uyu mucyuro ugarutse inyuma rero mu bijyanye no mu rugo bashobora kuza bakahatera nk'ibintu by'umwiryane, ugatuma mu rugo rwawe mushwana n'umukunzi wawe n'abana, ugatuma mbese batezamo biriya bita ngo ni umwahoro cyangwa umunyangire, cyangwa ziriya bita ngo ni izirindagiza. Ubwo buryo nibwo ngiye kubabwira uburyo ushobora kuvuramo umuntu wawe akagaruka. Ariko kuriya bagenda bagafatirayo umuntu, barangiza bakagira ibyo bamuha bakanamusegura n'ibindi, biriya byo kubacuramisha imitima, byo kubacuramisha biriya byose babakorera bibi,
ubwo tugiye kukubwira uburyo ushobora kugara umuntu wawe wagiye muri ubu buryo avuye mu rugo nta kintu kibi yakoze cyangwa mwakoze ukabona aragiye gusa, na biriya byo batongera ukumva umuntu abuze amahoro mu rugo, yaba ari umwana yaba ari umuntu mukuru akagenda. Urabona kino giti bita umucyuro, iki urakibona, ugashaka n'icyo bita umushyiguro, umushyigura ahantu ari akavayo, ugateranyaho icyo bita ishikashike, ariko ishikashike ukoresha ni ishikashike iba irandaranda hasi, iyo shikashike nayo uyongeramo, twongereho icyo bita urugarura, rugarura umuntu mu rugo wawe wagiye. Ibyo rero iyo umaze kubibona rero ubikoresha migisi, wamara kubisekura byose ukabyegeranya, wamara kubyegeranya waba ushaka wakongera twongereho n'inyabarasanya, ariko ukongeramo bino bishokoro ntakongeramo amababi cyangwa imizi yabyo. Rero warangiza ukagenda ukabisekura byose ukavuga ati uru ni urugarura rugarura umwana wanjye wagiye, uru ni urugarura rugarura umugabo wanjye wagiye, uru ni umucyuro ucyura umugabo wanjye wagiye, iyi ni ishikashike mushikura ahantu ari atahe agaruke mu rugo. Ibyo ngibyo ukajya ubitera mu nguni z'inzu zawe, noneho ukongera ukabitera no mu marembo, ariko ubitera gute? Ugaruka mu rugo. Wamara kubitera ugaruka mu rugo, wa muntu wawe iyo amaze nko kugaruka rero ufata ka gafu gakeya ukongera mu byo kurya bye, mwese mugasangira, mwese murasangira, nta muntu n'umwe ugomba kunywa umuti wenyine, mwese murasangira. Nongere mbigusubiremo, ufata umucyuro ukavuga ati uyu ni umucyuro ucyura umuntu wanjye wagiye, uru ni urugarura rugarura umuntu wanjye wagiye, ukajya umuvuga mu mazina, uyu ni shikashike mushikira ahantu ari aveyo, uyu ni icyo bita umushyigura ahantu ari agaruke mu rugo. Niko ibyo bintu bagenda bivuga. Buriya rero hicanga umutongero nyine urahamagara, kuki se umuntu w'umurozi agutongera utuntu duke cyane bikagufata? Nawe ugira kwizera uvuga ati runaka natahe agomba gutaha. Ikindi cyo ushobora gufata tuno bintu byose nkubwiye, kongeramo n'akunyu gake cyane, ukajya utera nk'umuziko, umuntu wawe akareba ko ugiye gute yagaruka. Wowe gira ukwizera, ubundi usenga Imana, ubundi Imana ica inzira, niyo igena byose, niyo ikora buri kimwe cyose. Rero mujye mukanda subscribe, ukoresha no kundi muntu ufite ibibazo utabisobanukiwe utwandikire, kandi ujye utubwira icyo tukuganizaho. Murakoze cyane rero, Imana ibarinde.